Yo my people, Eastern, Western, Southern, Northern, Kigali, mumeze mute? Ndabasuhuje mbaye ikaze abantu mu majyaruguru. Mumeze mute? Ejo nabonye murimo mumvugisha nsuhuza cyane Eric turuka Igicumbi. Ahantu ba Elisa ngaho mumeze mute? Ibintu ni fresh. Nabwira mugenzi wabwire mugenzi mukore subscribe kuri GGTV ukihagera bwa mbere. Nyamuneka ntucikanwe, mwibuke gukora subscribe. Yes, ngira ngo hari abantu bo mu majyepfo, abantu mu majyepfo ba David bimeze biti. Bwira mugenzi wabwire mugenzi we mukore subscribe wangu. Namuzamura icano ini televiziyo yanyu. Ndizera ko ibintu bimeze neza. Ngira ngo hari tugiye kugaruka uyu munsi ku nkuru ya wa munyakenya, umukobwa mwiza pe, mwiza nako wari mwiza w'ikimero cyiza. Umaherutse gupfa mu minsi ishize, yitwa Agnes, mwaramubonye cyane ku mbuga nkoranyambaga. Mwana mwiza w'ikimero cyiza, yateguye agasabukuru rwose, atumira inshuti ze, baranywa barasinda, koko ari bivugwa ko icyo kunywa cye inshuti ze rwose zitamwifuriza ibyiza, zagize gutya zifata agasupaguro zitamo, bamutamo kabisa. Nyamuneka abanyarwanda, abanyarwandakazi, inshuti z'urubyiruko, bantu mwese mwumva ururimi rw'ikinyarwanda ndimo mvuga, mukabyara mwe, ibi bintu bimaze iminsi biba tubona mu baturanyi biduha isomo. Bimaje kumpa isomo kabisa ry'ikintu bita inshuti. Ngo inshuti magara, ngo inshuti yawe magara, ngo inshuti zawe mugendana, ngo inshuti zawe musangira, ngo inshuti zawe mwogana, ngo inshuti na n'ibindi. Inkuru iherutse muri Uganda ya Elizabeth Kankwanzi ashyirwa hanze amashusho ye rwose y'ubwambure bwe. Ibyo byakozwe n'inshuti ze, zaje zigasanga agiye gukaraba, amaje kwiyogosha wancekere hasi n'icyo uswagege, basi bagafata utuvideo bakamutamo arimo yikira n'iki. Ibyo ngibyo, iryo ni isomo twagakwiye kuba nk'urubyiruko twakuye kuri uriya mugandekazi banitse bashyize hanze. Nkaho bidahagije muri Kenya, umva ukuntu biri kugenda. Byahereye muri Uganda bihita bimanuka muri Kenya. Inshuti nanone mwana w'umukobwa ni Agnes, amazina ye yose ntaratangazwa, atumiye inshuti ze ngo bari mu isabukuru ye, yishimira ku myaka iri kugenda yiyongeraho nta kibazo. Baraje na n'ubu biravugwa ko gupfa kwe cyangwa urupfu rwe rwagizemwo uruhare rukomeye cyane n'inshuti ze, kuko bivugwa ko bafashe supagoro bakayishyira mu nzoga nyuma y'uko bamaze kunywa bakaba koko. Inshuti hahandi utinyira, bya bindi twita inshuti, hahandi inshuti bikwiye kwigaragariza ahubwo ikakurinda utameze neza. Bivugwa ko bahise bafata supagoro tayari, barayifata bakubita mu cyo kunywa cye yari ari kunywa, baraguma baramuha. Nta n'amasegonda menshi, nta n'igihe kinini cyaciyeho, umwana w'umukobwa atangira gucika intege, byatangiye acika intege gake, aguma enjoyingamo akana ariko akabaraga nako jigiza, arongera acika intege bya nyabyo nyine hatarimo ukuntu, cyaragoma aragigiza wallahi man.
ewana none yacika intege bya bindi bya danje bya bindi bitabaho tayari hasi biranga. Inshuti ze zimwe na zimwe nyine zitari mbi, ntabwo inshuti zose ari mbi, ariko akantu k'inshuti muri ino minsi akantu k'inshuti njyewe simbizi kabisa. Wapi biranga. Inshuti ze zimwe na zimwe zitari mbi zikeka ko ari bya bindi by'amayoga bati hariya wanagenda ubu tugende tushaho uburyo iki n'iki n'iki, naho kumbe birangira nk'uko uheze birahwana. Banyarwanda banyarwandakazi, rubyiruko nshuti zanjye, rubyiruko nshuti zanjye, muri ino minsi murabona ko mwiharaje ibintu by'amayoga ngo kwitamo ngo ishumi, ngo ugasohokana ngo ni ishumi zanjye, ugasanga umukobwa afite abakobwa 3 bamugende aho izi nizo shumi zanjye, izo nshuti zanjye za danje, nkabuguma gukururukana nabo. Abandi bari kubashyiramo supaguru, abandi bakaba kabafotora boro. Iwacu ejo bundi mwarabibonye ibintu by'icupa icyo byakoze. Ubwo wowe urumva noneho inshuti zawe zizagukora iki? Rubyiruko rw'u Rwanda, dufite ubuyobozi bwiza, butugira inama, bwakoze ibyo bwakoze kugeza ubu ngubu tubona. Twakwiye kuba dutekereza kure, turi kwigira ku bantu benshi, ku bintu byinshi. Mwitonde, nta nshuti dufite, nta nshuti dufite. Inshuti yawe uri kuvuga ngo niyo nshuti yawe ngo magara, niyo iri kukugaragura, ejo tukagufata nk'amateka. Ingero turi kuzibona mu bihugu by'abaturanyi, natwe ubwacu tugenda tubibona. Ibi bimaze kunyereka ko kuno mwana yari mwiza pi, imaze kunyereka ko urupfu rutareba ubwiza, ntirureba amatako meza nk'ariya, ntirureba mu maso heza nk'ariya, ntirureba ubwiza nka buriya. Urupfu ntirutoranya, banyarwanda banyarwandakazi, urupfu ntirutoranya. Hano aho warukatira ngo uri mwiza, ngo ufite amafaranga se, ngo uri umukene se, ngo njye ni umutindi. Umutindi si ibyo ngibyo, iyo ruje rurabireba. Rero icyo nagira ngo dukuremo nk'isomo ku kiganiro cy'uyu munsi, nageneye urubyiruko cyane, dore ko ari twe dufite ingeso muri ino minsi ngo ni show, ngo ni ukwitamo, ngo ni inshuti za danje. Mwirinde rubyiruko bagenzi banjye, mwirinde, barimo barababirandura umunsi ku munsi, ntibagitinzamo, ni pa. Ati inshuti, nta nshuti dufite, ntazo. Ibi kandi iki ni ikintu gikwiye kukwigisha ko nta nshuti ukwiye kwizera ngo ni inshuti yawe, ngo ni magara, ukwiye kwizera kugeza kuri rwa rwego ubona ko atansiyo, nta nshuti dufite, zarashize, dusigaranye ibihuha, ntazo, ni ibihuha dusigaranye gusa kabisa. Iyi video n'iyi nkuru yanjye bibaho isomo, bibigishe kubana n'abo tubana nabo mu buryo bw'icyonko. Inshuti zanjye, inshuti yawe umwanzi wawe wa mbere, inshuti yawe yayindi uvuga ngo iyi ni magara yanjye, bro,
hari ubu haba ari we mwanzi wa mbere. Ibi bintu tumaze kugenda tubibona mu buryo bugiye butandukanye. Twarabibonye muri Uganda, twarabibonye muri Kenya, mu Rwanda hano twarabibonye. Emeline Kundeki tugenda tubibona buhoro buhoro. Isomo rikomeye dukwiye kwigishwa n'iki kiganiro ni ibintu bibiri. Icya mbere ni uko inshuti zose turi kumwe nazo twita ko ari inshuti magara atari ko bimeze, ahubwo ari bo banzi bacu bo ku rwego rwa nyuma mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Icya kabiri, ikiganiro kitwigishije ko cyakikwigishe ko urupfu rudatoranye. Kuba uri mwiza uva mu rugo abasore bose bakararama cyangwa abakobwa bose bitewe n'uwo uri we, kuba uri umukiruvu abantu bakubaha unyuraho bagapfukama cyangwa bagatinya, kuba ufite ikimero cyiza cyangwa ngo waravukiye heza ngo uri umunyamafaranga, ngo uri umwami w'amafaranga, ngo uri umwami w'agasima. Bro, sister, ibyo bintu bimaze kunyereka ko urupfu ntago rureba ubwo bugoryi bwose twibwira. Yes, nimba wakunze ibyo dukora, wakunze ibiganiro tugenda tubaha, ntugende utankoreye kuri subscribe, ukande kunzogera ibiganiro byose nzajya nkora bijye bimanuka iwawe ubirebe. Nimba ari n'inshuti zawe rwose ufite nyinshi